bimeze bite? Bimeze nabi, imihanda yanze yagumye yanga. None se komeruka wowe n'umukobwa wawe byari byasubiwemo. Si ibyo nkubwira se, ni imihanda yagumye yanga. Umukobwa kuva icyo gihe burya cya gihe tuburanira ya ngufuri byaje kwanga biza iyo ngiyo. Ingufuri mfata umwanzuro gusoza tuyishyura urufunguzo turarubura. Ariko ubu ngubu umuhungu yaraje baramutwaye. Reka reka uwo mugutwaye nta magikoze? Ntabyo uzi se? Nta hene, nta nkoko, nta safuriya, nta nka, nta sambu. Ubwo bamujyaniye ubwo kera najyaga nganirira nyina tumubyara. Inda yavutsemo y'uyu mwana niyiza kuvukamo akadobo k'ibirayi tukakarya. Nyina akanga akananira, ariko ubudo nta kamaro. Urumva uwo mwana se utaramushyizeho inoza ko wasanga ari we nagenda n'uwamushatse ndebe ko naruhukaho ibibazo nawe umugabo we nabe yikoreho kuri ibyo bibazo. Uwo mwana neza yari yabaye ikibazo kuri wowe? Koko umwana yari yarananiye, yarambanye ikibazo kivugwa se. Oya, uriya yarutwaga na gereza. Yewe rero uburyo nasanze cya gihe mbona byabacanze ngo yatara urufunguzo mwaje kuyica. Ingufuri twaje kuyica biri aho ngaho. Ariko rero byo numvaga igihe kirekire mwashwanaga uza no kumbwira yuko ari uburere bukeya wamuhaye cyane. Ariko nimba wenda yarabonye umugabo azamushyira ku murongo. Umugabo amushyira reka umwana naramwibyariye muvana muki. Umugabo uzajya kumukosora ninahura nawe rwose nzamugurira icupa turisome kuko azaba yarakira umwana ku mugabo. Buriya hari igihe yakunanira urisi ariko yagera ku mugabo bitewe n'uburyo nyine wamwikunda buyumvikaniramo agaca bugufi, noneho agahindukira akengera umugabo amubwira ati umugabo wanjye ndashaka kuzajya musura apfa tumujyanire ibyabuze byose. Ugasanga rero ahuye n'umusore nanone n'ubundi uwo mukobwa kubera ko yaramushyiragaho igitutu ashaka gushakwa, wenda yabonaga igihe cyarabaye kirekire ashaka kwishakira, noneho yamugeraho kuri uwo musore noneho agatekereza yuko agomba kumera nk'abandi nyine bashaka bagakora ubukwe bikamenya. Ugasanga baragarutse noneho wa mwana witaga ikirara akubereye umwana mwiza. Buriya wasanga bari kubipanga, wowe uzatuze nk'umubyeyi ukore nta mutima uhangayitse ufite, wasanga buri igihe nikigera azahita agukorera imiti. Yewe reka ndebe rwose, reka nkubwire kuko hari ijambo mbwa rirakunda. Hari ukuntu umwana ashobora kukunanira nk'uko yashyika ahandi rwose bigakunda bigacamo. Hari ubwo ashobora yenda kuba yarakuriye mu mudugudu urimo ibirara nyine, hari abakobwa bananiranye banywa amatabi, ariko yagera aho umugabo ari akamushyira ku murongo akamwereka ubuzima, noneho byarangira agahinduka, noneho agahura n'abadamu bashatse bakagenda baganira yuko bakoze ubukwe baciye mu buryo bwiza bashakana, nawe yabyumva akagira gahunda yo kuba yabibwira umugabo bakabikora, kandi bagasanga baguhaye icyubahiro nk'umubyeyi. None se agakuru k'amatsiko nendaga kukubaza, iwanyu muraho ko nigeze kumva aho ngo ibiza byaje kubafata, ngo haza umuyaga rwose ngo uragurutse amazi aragenda? Turaho ariko nyine ibyo ntabwo bijya bibura, nawe ibiza urabizi ntibiteguye, ariko abavandimwe baragira gutya bakagufasha, haba hari ukuntu umeze ukirwanaho cyane. Ibiza byo ni nk'uko ubona urupfu ruraza ntuba mwaganiriye rugatwara. Ubu se muraturusha iki? Ubu ngubu imvura isigaye igwa neza. Naho njyewe ku bw'icyo kibazo nari narahuye nacyo cy'uriya mukobwa, ariko kuva aho agendeye nanjye ndumva naratekanye meze neza. Umukobwa yari yaranjegereje ambwira ngo ashaka umugabo, aza kugenda atanambwiye, sinzi iyo bahuriye kuko namuhaye rugari ndamubwira nti wowe kora ibyo ushaka. Ubundi ikibazo ni uko umuntu yakuzengereza atakubwira naho ikibazo kiri, ariko iyo akubwiye ikibazo kiri, iyo abonye gikemutse nawe ugasigara amahoro, usigara ushima Imana. Ubu ngubu si iminsi umaze simbona waratangiye kubyibuha, usigaye wambara n'amakote cyane arinda imvura kwinjira cyane. Ni ukuvuga ngo rero umaze kuba umusore ugiye kuzashaka undi mugore
arongora mu gihe gito. reka nawe urabiteganya. Ese ubwo urumva umukobwa nimba yaraguhangayikishaga n'ibyo niyo bitekerezaga, ariko ubu none usigaye wicara ugatekereza ati numva ndi jyenyine kandi ibiryo ndabirya isafuriya igasigara yuzuye, ngomba gushaka umufasha. Oya noneho rero reka nkubwire kuri ako gatekerezo mbwiyemo kuko usunze mu ijambo ry'igitekerezo nari mfite. N'ejo bundi ahangaha nari naruye ibiryo biri ku isahani, nicaye ku meza ndi kurya ndavuga ntari kubinda ko yanjye natangiye kuyihaza, wahashaka undi mufasha. None nawe urisonzemo kandi ibiryo byari byabonetse, ubona wa mukobwa ibyo yaryaga byiyongereye kubera ko atakibirya. Ntiwumva se wowe rero ni gahunda rwose. N'ubu nzakubwira ubutaha rwose. ubu nanjye cya gihe umuntu akubwiraga yakiri umuntu cyane, cyangwa ndazenguruka mu buryo bwo kukigarura, kirambwira ngo cyagize gahunda, cyagiye ku murongo, ariko wenda bizacamo. Ubu ngubu nabonye ibyo yambwiraga bisa nkaho bimeze neza, wenda azongera agasubira ku murongo. aho bari bamutwaye hamweretse yuko nyine isi idasakaye. Irakaranga rega babyikora bakiri mu mago, iyo basohotse bakajya inyuma bahita babona ubuzima aho butandukanye cyane. Databurya iyi firi mu mazi bayumva yuko ubuzima cyane, ariko noneho iyo yamaze kuva mu mazi igeze imusozi ihita yumva umuriro uri kwaka. Reka nkureke. Sawa, reka tuzabubona n'ubutaha. Wowe n'ubu ikibazo cyawe waragikemuye, igisigaye n'icyo kuzana umugore. Nabyo nzabikubwiraho. Naho uyu murumuna wanjye we ni ukumusuzuma ukwezi uko kumwe, naguma kuri gahunda ye noneho nzahita mushakira ahantu bafungira neza reka dosiye. Reka rero nkumbe ngiye tuzasubira urimo mbwira ati byagenze gutya. Nta kibazo. Sawa.